Ahari mu gitondo akazuba gacanye, kakazuba keza. Ndebye mu idirishya nsanga hakeye. Mbyuka niruka njya gutegura icyo kunywa kuko nari nzi ko mama abyuka afata icyo kunywa cya mu gitondo. Ngera mu gikoni nsanga mama yahageze kare, anyikiriza inseko nziza ye yari asanganye ati, "Waramutse neza Karine mwana wanjye." Nanjye nkutunguwe bivanze n'amasoni no kubona yantanze kubyuka nti, "Waramutse neza mama mwiza ku isi." Nise mama kuki wabyutse kare cyane? Ati mwana wanjye rero sinkubeshye. Sinasinziriye naraye ntekereze neza y'Imana, gusinzira biranga. Mama mfata akaboko anyicaza aho arambwira ati, "Nibuze bya bindi byose twanyuzemo, nibuka ibyo wanyuzemo. Naho ugeze ubu numva mfite gushima Imana." Ati mwana wanjye Imana uzayubahe kubera urugo rwiza yaguhaye, kuko rubonwa na bake. Bakunzi bacu rero mbanje kubasuhuza kubera urukundo mudahwema kutwereka, nshimira n'umukunzi wacu wadusangije iyi nkuru kugira ngo ibashe twese kutugeraho. Uwo muri kumwe ni Amizero Blandine, mutangiranye iyi nkuru muri munayisuzanye. Murakoze cyane. Bakunzi bacu rero nifuje kubasangiza inkuru yatumye mama wambyaye ashima Imana. Nakuriye mu muryango w'abana benshi 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Umuryango wari wifashije ariko papa kuko atari mwiza habe namba, byadukuririye ubukene butuma abana babaho nabi. Mama ducira inshuro ngo tubeho neza. Naje kugira Imana ndiga, niga bingoye ariko ndiga. Nize ngendera kuri abahungu n'inyiti cyatuma ntsindwa cyose. Naje kugira amahirwe ndatsinda, njya muri kaminuza. Ngezeyo kuko nari umwana w'umuturage uvuye mu cyaro, natinye kugendera mu kigare. Naje guhura n'umwana w'umukobwa nawe waje muri ubwo buryo, aturutse mu cyaro. Tuba inshuti, aho najyaga hose twabaga turi kumwe. Umunsi umwe turi muri resitora, twishimye duseka, haza kuza umusore yicara aho twari twicaye. Aradusuhuza kuko twari dusoje, twarahagurutse, ahita aturura ati, "Ko mugiye ari uko nje, aho nawe mfite isura ikanga inkumi nziza nkamwe." Twese turarebana duseka kimwe, tuti, "Oya, siyo mpamvu." Turakomeza turagenda, dusubira mu kigo nk'ibisanzwe turiga. Bukeye dusubira kuri resitora nk'ibisanzwe. Mu gihe twari tumaze gutanga komande, wa musore yaragarutse yicara noneho aho twari twicaye. Aradusuhuza, turikiriza, atwifuriza kuryoherwa, turashima. Nawe atumiza ibyo kurya. Dusangira tuganira, agacishamo agatebye ati, "Noneho ko mutirutse uyu munsi naje ntakanganye." Tuti wapi twanze gusiga ibiryo byacu, ariko iyo usanga tubigerereye twari kwiruka da. Twasoje kurya, tugiye guhaguruka ati, "Mwankundira tugasangira deseri gatoya natumije." Turarebana tuti, "Nta kibazo pe." Haje deseri iriho imineke kandi nirwo rubuto nakundaga. Ntangira kwiyamira ni, naho." Uwo musore arahindukira ati, "Ukunda imineke?" "Ni cyane, binakunze yatuma ngurisha isambu." Ati, "Reka se, kagira inkuru." Nijyana ayo makuru arahagije. Twese turaseka, dusangira imineke. Dushoje turataha, dusubira ku ishuri njye na ya nshuti yanjye. Amasaha ya nijoro twagiraga ahantu twigiraga, habaga imibu myinshi cyane. Aho nicaraga hakurya yanjye hicaraga umusore mwiza w'igikara ushinguye. Buri uko twigaga neguraga amaso ngasanga ari kundeba, nanjye nkamureba nkubika umutwe nkakomeza nkiga. Iminsi yaje gushira indi irataha. Umunsi umwe turi gukora etide,
wa musore yaje kunyegera ampereza ikiganza ati nitwa Zanda, ni nanjye nitwa Karine, ati byakunda se twicarana? Ni nta kibazo, wenda wambwira ibanga ukoresha imibu nikurikiye. Araseka ahita aza turicarana. Yari umusore umeze nk'aho agira isoni, ari shy, avuga amagambo make, kandi njye nari nshabutse nkunda no kuganira nkavangamo no gutebya. Naje kwegura amaso nsanga Zanda ari kundeba cyane afashe ikaramu mu kanwa. Ndamubaza ni uko mundeba cyane, haba hari ikibazo kindiho babyeyi? Araseka arambwira ati no nta kibazo rwose. Ateze kari nakubaza utubazo duke? Ni nta kibazo rwose. Ati wiga ibiki kandi wiga mu mwaka wa kangahe? Mubwira ko niga mu mwaka wa 3 nsigaje umwaka umwe ngasoza, ko kandi niga statistic. Ati wow, wiga ibintu byiza, ni merci. Ahita asubira mu ikaye ariga. Bandahindukiye ni ko we ntacyo umbwira se? Ansubiza aseka ati ese hari icyo wambajije nanga kugusubiza? Ni aha koko sinakubajije. Ati ako kantu ushyizemo ntagakuta witonze? Zanda ati hoya sinatinyuka kugakubita umuntu nkunda. Akivuga gutyo ndikanga, ariko nihagararaho. Ni ngaho mbwira wowe wiga ibiki kandi wiga mu mwaka wa kangahe? Aturankopeye ariko nta kibazo biremewe. Ati ndi mu mwaka usoza niga civil engineering. Karine ati wow. Ikiganiro cyatangiye gutyo, nkomeza mubaza utubazo n'utundi, nawe ambaza utubazo, bisoza nyatse nimero ya telefone. Ndayimuha nawe ampiye, dutangira tuganira. Uko iminsi yicuma niko twarushagaho kuba inshuti njye na Zanda bikomeye. Byageze ku rwego ntangira gukumbura Zanda, kaba bwije namubonye nkumva nta mahoro mfite, ariko kandi nkumva ntiyaba umukunzi wanjye, kuko sinakundaga ukuntu yari atuje cyane. Mu by'ukuri nabonaga ajijetse, nkavuga ni ubu ntiyabasha gukunda, yemwe ntiyabona romantike uko mbyifuza. Bityo narabibonaga bikambangamira, sinamutekerezaga nk'uwo twakundana. Hanyuma tugaruke gato kuri ya nshuti yanjye twahuriye kaminuza y'umukobwa. Ya resitora ntitwarekeye kuyijyamo, kandi uko twajyagamo twahuriragamo na wa musore iteka. Umunsi umwe turi gufata amafunguro ya saa sita, wa mukobwa w'inshuti yanjye araterura ati ariko kuko amezi 2 arashize dusangira tutaziranye. Wa musore yungamo ati nibyo pe, birakabije. Ahita yivuga ati nitwejize. Uwo mukobwa ati nitwa Hope, nanjye ni Karine. Wa musore ati Karine, ufite izina ryiza. Ntimurakoze babyeyi. Nyebutse mbona mu maso ya Hope ntabwo yishimye na gato. Ati none se Jize ukora iki, ubahe? Undi ati nkora muri Rwanda Revenue Mbayitumba. Ati mwebwe ibyo mugora ndabizi. Twakomeje ikiganiro, turatebya, turaseka, dusoje arataha, natwe tujya ku ishuri. Tugeze muri chambre nimugoroba, numva Hope ari kuri telefone, ndiryamira sinabyitaho. Mu gihe ndyamye mbona ndahamagawe, mu kureba nsanga ni Zanda. Twaraganiriye, ibiganiro birashira kuko Zanda yagiraga amagambo make. Dusezeranaho araryama nanjye ndaryama. Bukeye ubuzima bukomeza butyo, ariko uko iminsi yicuma nkabona Hope ntiyishimye, ntiyisanzuye. Nibwo namwicaje nti ese ni ikihe kibazo ufite? Ati nta kibazo. Ni nyabuneka mbwira, nsanzwe nkuzi isuku umeze. Ageze aho ati rero ndambiwe guhora mbona abantu bose bakunda wowe, njyewe nta n'umwe unyitaho. Ati weho bambwira ko wambaye neza,
bose ni wowe babwira ko usa neza. Ati ibaze ko na Elize namwatse nimero ngo tujye tuganira, ariko iteka nta na rimwe aba atambaza amakuru yawe. Noneho uyu munsi yeruye ambaza icyo yakora ngo agutsindire. N'ababeshyi naguye mu kantu nkubitwa n'inkuba, kuko sinari nzi ko Elize ankunda cyane, ko sinabyitagaho. Ikintu cyose cyari gutuma n'umurongo wo kwiga nakigenderaga kure. Numvaga ibintu by'inkundo byazambuza kwiga, byazankura mu murongo wo kwiga. Hope yararize ndamuhoza, mubwira ko rwose nanjye ntari mbizi ko ababaye gutyo. Mubwira ko ngiye gushaka icyo gukora. Mubwira ko ngiye kubura, we na Elize bagahura kenshi wende aziyumvamo Hope. Nahinduye resitora ndabareka barahura, ariko Elize abibamba akomeza abaza homba. Nibwo yaje gushakisha nimero yanjye arayibona, atangira kujya anyihamagarira rimwe na rimwe. Ubundi nkamukupa cyangwa se simwitabe, yanyandikira simusubize. Elize mbere ibamba, hahandi byandenze nicaza Zanda ndabimuganiriza. Nubwo bwose Zanda atagiraga amagambo menshi, yari umuntu uzi gutega amatwi, azi kujya inama. Yaneze amatwi angira inama yo kugabanya burundu kuvugisha Elize niba ntamukunda, ko byari bigeze ku rwego binshwanisha na Hope. Muri ako kanya Zanda yahamagawe na nimero y'umukobwa biganaga, amwitaba atuje. Numva muri njye ndafushye, numva umutima urandiye, numva ndamurakariye, ariko mu by'ukuri ntazi impamvu. Ndabyihorera sinabitindaho, sinamwereka ko byambabaje. Ni kenshi nakundaga kubwira Zanda ko nkunda abahungu bari romantike, badacecetse nkawe. Ngira ngo biri mu byamubuzaga kuvuga icyari kimurimo. Iminsi yaricumye, Zanda arasoza ajya mu buzima bwo hanze. Nanjye nsigara niga mu mwaka wa nyuma. Yageze hanze abona akazi, dukomeza tuvugana bisanzwe, kenshi gashoboka. Rimwe na rimwe akaza kunsura ku ishuri, mu bari batuzi benshi bari bazi ko turi couple. Nabayeho Elize aragenda araceceka, ariko yari yarambwiye ngo niba ntabaye umukunzi we, nzisanga ndi umugore we ku ngufu. Bintera ubwoba ku buryo ntongeye gusohoka kenshi ndi njyenyine. Mu gihe nasozaga amasomo yanjye ngiye muri graduation, Zanda yaje mu kirori, kuko yari azi amakuru yanjye yose. Yari abizi ko nta musore dukundana, kandi ko intego yanjye ko ari ukwiga, rangiza nkabona kujya mu byo gukundana nyuma. Muri graduation yanjye yaje yambaye neza, akeye rwose. Mubonye numva ndishimye, ndiruka ndamuhobera. Mu gihe murekuye, mbona hirya haturutse umukobwa mwiza wambaye neza, aje agana ahari. Aramuhobera ati nari nkukumbuye cyane. Karine arakomeza agira ati naguye mu kantu, numva umutima urandiye, numva ndaribwa mu mutima bikomeye, kwihangana biranga, nsenga amarira mu maso. Muri ako kanya sinibukaga ko hafi aho hari abantu banzengurutse. Nabaye nkaho nkata ngo ngende, Zanda arankurura arambaza ngo kugiye se? Kwihangana byaranze, mubwira n'ijwi rirenga ni wandetse? Ukeneye kumenya aho ngiye? Ubabajwe nuko ngiye? Urambaza iki? Yatunguwe n'uwo mujinya ngize ati Karine, habaye iki? Habaye iki kumbwira nabi? Nti icyabaye si ngombwa ko ukimenya, jyana n'iyo nkumi yawe mwazanye njye unyihorere. Zanda arebana n'iyo nkumi bazanye, bamwenyuramo gake. Karine agize ngo arakata, Zanda yongera kumugarura. Karine avuga n'ijwi rirenga ngo wanditse ariko ngo wari waje kumbabaza gusa kuko uzi ko ngukunda. Zanda ahita amukurura aramuhobera cyane. Mu gihe Karine yashakaga kumwishikuza, Zanda yakomeje kumufata ntiyamurekura,
ahubwo amwongorera mu ijwi riryoshye ati, Karine, nta wundi nkunda ni wowe gusa. Karine ari kurira ngo wimbeshya. Zanda ati, uriya ni mubyara wanjye, batuye i Muhanga, nawe yaje muri graduation nitwaherukanaga. Karine ati, nibwo namenye ko ntaba ubuzima Zanda atarimo, nibwo namenye ko mukunda by'ukuri. Uwo munsi twatangiye neza urugendo rwo dukundana by'ukuri, kuko twahuzaga ibintu byinshi. Nubwo we yari acecetse, njye nshabutse, ariko ntibyamubuzaga kubyumva akanyuzuza neza. Igihe cyarageze rero njya kumusura aho aba, mu gipangu kimwe na Eliza akubita agatoki ku kandi avuga ko twese tugomba kumuhomba mu gihe nabaye umugore we. Eliza yateguye umugambi mubisha wo kunshimuta igihe nari ntashye. Abasore babiri banurutse inyuma, umwe amfata ku mazuru afite agatambaro. Ibyakurikiyeho sinabimenye. Naje gukanguka mbona Zanda imbere yanjye mfite ubwoba bwinshi, nikora ngo ndebe ko ntapfuye. Zanda arampumuriza ati, uhumura ntacyo kibaye. Cya gihe watahaga nagukurikiye gake gake mbona baragushimuse, nibwo nahise ntabaza barabagutesha. Kuko bari bagusinzirije, twabanje kukuzana kwa muganga, ubu niho uri kwitabwaho n'abaganga. N'uwabikoze yafashwe, ubu ari kuri n'ubutabera. Twaje kuva kwa muganga dupanga ubukwe bugenda neza, ubu tumaze imyaka 2 tubana. Twaje kuzana mama aza kubana natwe ko yari afite uburwayi bukomeye, yari akeneye kwitabwaho pe. Niho ryashimwe yashimaga Imana ryavuye. Dukomeza kubashimira abadukurikiye mwese, twizere ko mwaryohewe n'inkuru yacu. Kandi dukomeza kubasaba gukora like and share, subscribe, ndetse n'undi mukunzi wacu waba afite inkuru yayidusangiza. Murakoze cyane. Yari Amizero Blandine.